ese kubwira wenda ese mu y'ubwiru naho ubuhanuzi bwo ntabwo Didier nuko yanze kubitwereka uburyo nyine Larry Johnson wo muri CIA yavuze ati ibi bintu rwose byari biteguye mu makuru yarasanzwe ahari rwose byari biteguye cyane ko na Donald Trump Trump wubwe hari ubutumwa nawe yitangiye urumva kuri nuza ye rero uriya ni Larry Johnson ni witwa Furkan Gozukala ari kukotinga byavuga ko yagiranaga Johnson Larry Johnson nuriya w'ishati mu icyatsi bya Miami sinzi niba ari icyatsi niwe bavuze ngo niwe former CIA officer Larry Johnson confirms the Trump hotel shootings was completely staged. He reveals that the Secret Service internationally broke protocol rescuing J.D. Vance faced while leaving Trump behind. The Washington establishment is orchestrating pure theater. Aravuga bati rwose uyu mugabo wahoze mu nzego zishinzwe umutekano cyane cyane muri CIA aremeza yuko biriya bintu byari bikinnye ndetse aravuga yuko inzego z'umutekano zishe nkana protokole kugira ngo bemerere uwo muntu wagombaga kuza gukora iyo kinamico yo kurasa Trump kwinjira ndetse yemwe bakavuga ati ariko muri Amerika abantu ngo bazi kurasa ku buryo umuntu bamurasa inshuro enye wa mugani bamuhusha ubundi abo bantu barasa batubundi no kubigambirira inshuro nkenye hari igihe bari ibyakabaye ari byo biba birimo ko wenda umutekano wakajijwe ikindi gihe biri gukorwa n'abamateri kurokoka inshuro enye ntabwo ari igitangaza no ku mukuru w'igihugu n'umusivile enye arazirokoka nkanswe umukuru w'igihugu we uba ufite icyo nakita multi-layered security apparatus abagomba kurindwa nyine mu buryo bwose bushoboka ariko nk'ibi biri staged uhita wibaza ngo ko nk'iyi event Trump yarayigiyemo bwa mbere byagenze gute kugira ngo uyu musore arani w'imyaka 31 ajye kubukinga icyumba muri hoteli imbere abe yibereyemo n'imbunda ze binazwi ko imbunda zifite yabimenye mbere ko Donald Trump azahaza gute ko ntabwo ari ya event isanzwe ari ingaruka mwaka ariko Trump ntabwo azwiho kuyitabira yabimenye ate ko Trump azitabira none se abashinzwe umutekano wa Donald Trump baje muri hoteli event ntabwo yabereye Washington muri White House ariko ni hoteli n'ubundi iri White House nko muri kilometero 3 muri yitwa Hilton bafite hoteli nyinshi ariko mu binyamakuru bavuga ko uriya mugongo yari invited ariko ntabwo yari invite muri ibi birori nyirizina ntabwo byari muri ibi birori nyirizina yari ahasanganwe icyumba ahubwo muri hoteli ahubwo ibintu Yves yigeze kuvuga ari nabyo Chanel yavuze biriya bintu byo kuba ari agateguro ko kugira ngo abantu babe bahugiye kuri ibyo Trump n'ubundi turamuzi ko akunze kuzana uduteguro two kugira ngo abarangaje ibijyanye n'intambara ndetse n'abandi bakavuga ko n'intambara yitangiye kugira ngo nanone arangaze ku bijyanye na ya dosiye ya Jeffrey yego Jeffrey Epstein files ubwo nyine mwenye duteguro mwenye kugira ngo ajijishe cyane ntabwo nibaza ukuntu baevakiwe J.D. Vance imbere ya perezida ubundi muri protokole n'uburemere bw'inshingano perezida niwe muntu wa mbere wo kuba evacuated muri situation nk'iyi ejo mwana avuga ngo aciyeho amasegonda 5 ararenga ariko nabuze mbona hari ibinyamakuru byaramutse byandika ko perezida Trump yavuze ko ntabwo yari afite ndetse ngo n'abamurinda bamusabaga kuryama hasi ko batariko ndaryama iki habaye nuko none bari namuryamisha hasi batakwiye kubanza kumukura hari imbere yo kumuryamisha hasi ibyo rero byose bikwereka yuko nta cyari gihari cyo kumutungura kuko nta muntu udatinya menase y'urupfu ibyo byo kuvuga ngo burya wabona upfa ariko umva ukuntu umunyamakuru witwa Nola O'Donnell akorera urubuga rwitwa 60 minutes yicaranye nawe iyi 60 minutes uzandebera ikipfana na Mario Naufal ubundi niwe nabonaga yiriho
ushobora kuba niba atari iri mu kwaha kwe rwose bashobora kuba bafitanye isano. 60 minutes rero uyu Nora yabajije Donald Trump muri exclusive interview yavuyemo bamukubise emotional damage. Uzi ibyitwa emotional damage? Trump yaravuga ariko sha uretse kuba uri injiji uri n'igisebo ku kinyamakuru ukorera. Urumva ibintu uri kumbaza? yamubaze iwanyu mu ntara mu turere kugera mu bringing him out. Then the counter assault comes in. Took 10 seconds for them to flank you, Mr. President, and then 20 seconds to get you out. Atariko mwasobanurira wabyakiriye gute kubona abantu bihutiye kuri GD Vance bagahita bamusohora vuba vuba hanyuma bagashyiramo iminota n'amasegonda 10 kugira ngo bakugereho abawe hanyuma bigafata amasegonda 20 kugira ngo bagusohore wari uri mu biki? Looked chaotic at one point. You were down. What was happening? Well, what happened is it was a little bit me. I wanted to see what was happening, and I wasn't making it that easy for him. I wanted to see. Ati ndabizi nabagoye ariko ngewe icyo nashakaga ni ukubanza kureba ibintu biri kubera aho ngaho ko nanjye nari natunguwe kandi nashakaga kwirebera urumva what was going on. And by that time we started to realize maybe it was a bad problem, different kind of a problem, bad one. Ati nabanje kugora inzego zashaka kunsohora ndazinaniza ariko nanjye ndebye ibintu byahabera bibanza mbona bishobora kuba biri seriye nibwo nabemereye ko bansohora. And different than what would be normal noise from a ballroom which you hear all the time. And I was surrounded by great people, and I probably made them act a little bit more slowly. I said, wait a minute, let me see, wait a minute. So, I'm telling guys. Just at that moment. Ati ngewe nari nicaranye n'abantu beza cyane. Ati ngewe wabatindije rwose ko nababwiraga ati mwe muretse mbanze ndebe biri kuba muri where it looks like you go sort of down with the service. You were telling them to wait. Well, I know what happened is then I started walking with them. I started walking, and they said, please go down on the floor. Ati bakomeza kugenda babwira bati wakunamye wo kabyarawe tari kubundi ngewe nari nababwiye ni mwe mundetse gatoya. So I went down, and First Lady went down also, but we were asked to go down by the agents as I was walking. In other words, they wanted you almost to crawl. I was standing up, pretty much. I was standing up, and then turned around the opposite direction, and started pretty much walking out, pretty tall, a little bent over because I'm not looking to be standing too tall, and but I was walking out. It was pretty about halfway there, and they said, "Please go down to the floor. Please go down to the floor." So. Ahangaha nyine yasobanuraga ko bitamutunguye cyane ariko ko yashakaga yasohowe atabishaka kandi yashakaga kwigumira aho ngaho kugira ngo abanze kwirebera ibyabaye hanyuma iyo makuru rero yakomeje arakomeza aramuhagata. He appears to reference a motive in it. He writes this quote, "Administration officials, they are targets." And he ati ugendeye ku by'uyu mugabo yavuze ko yari yanditse bwa butumwa bw'ibyamuteye kwataka Trump ari mu kuba imitegekere ya Trump ngo itamushimisha itamunyura ati wowe urabyumva ute ko umuntu avuga ko imitegekere yawe itamunyura. Ati reka mbigusomere ibyo yanditse ya tweet ndende uwo munyamakuru yarayifite arayimusomera. And he also wrote this. I'm no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your... Ati ntabwo wumve neza. I'm no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. Ati ntabwo ngishaka kwemerera umuntu usambanya utwana nufata ku ngufu agariye ya dosiye ya Epstein gukomeza gukoresha ikiganza cye ibyo agikoresha. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're ati nari ntegereje ko unsomera ibyo ngibyo kuko nari mbizi ko uri bubisome rwose nsanzwe nkuzi wowe. You're horrible people. Ati kubera ko mwebwe abanyamakuru muri abantu babagome muri babi cyane. Yeah, he did write that,
I'm not a rapist. I didn't rape ati yabyanditse nibyo ariko ngewe ntabwo mfata ku ngufu anybody. Oh, I'm not a do you think he was pedophile. referring Excuse to me. nta nubwo ndi umuntu usambanya utwana you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. ati wowe uraza gufata imyanda yanditswe n'abantu barwaye mu mutwe ukaza kubisoma muri interview. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. ati ndabona mwaramenyereye kumpuza n'ibintu tutagira aho duhurira nabyo. I was totally exonerated. Your friends on the other side of the plate are the ones that were involved with, let's say, Epstein or other things. But I said to myself, I'll do this interview and they'll probably, I read the manifesto, he's a sick person, but you should be ashamed of yourself reading that because ati mwese mwamenyereye kugira ibintu akabaterwa ikimwaro no kubisoma. ati n'ibintu mwiharaje ngo bya Epstein ngo Epstein files ati n'ibiki byose atari ko wakabaye uterwa ikimwaro no kuba usomye ibyo bintu kuri televiziyo. I'm not any of those things. Mr. President, and I these was are the never, gunman's words. excuse me. ati nceceka wa mwana w'umukobwa banzu ndeke mvuge. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead, let's finish the interview. The other ati jyewe ubundi ntabwo nzi ukuntu wemera kuba ikimwaro n'igisebo ku kinyamakuru ukorera. uri ikimwaro uri igisebo atari ko kubera ko ngewe ndi seriye reka turangize interview. thing that he wrote in You're disgraceful. the other thing in the You are a disgrace. Uri igisebo uri. Donald Trump yashyize umuntu nyuma y'iki gihe umunyamakuru yajyaga kubaza bikanga. Mwene Federico nta mikino aba afite. yajyaga kubaza bikanga Mwene rwose. Federico. iyi ni art. Yego iyi ni ati. Umunyamakuru hari igihe ariko nawe yagerageje ntako atagize kuva ku kibazo cya mbere bakwereka kuri igisebo uri disgrace uri iki ugakomeza. yego Nyine hano abanyamwuga babiri baba bahuye. Umwe ni umunyamwuga mu itangazamakuru yararyize riramucengera, undi ni umunyapolitike wabigiyemo by'umuhamagaro kandi uriya atazakubeshya umukire wese aba ari umunyapolitike. Abakeneye ko bamuhugura utuntu duke. Ntabwo wakira utumva politike ntibishoboka. ntabwo bishoboka ntabwo bikunda bikunda. politike ko arizo Noneho zigera uyu mwene Federico uyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanzwe na se yari umunyamafaranga. Mwene Federico ashaka kwigira mu by'igisirikare biramujabuka abona ntibikunda. babimujyanyemo ku ngufu akorayo kadete abona ntibikunda bivamo. afite aminamba nimero de matricule ye. biragoye rega ko wayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika utaranyuze muri ame. biragoye rwose. Araza ahuzagurika mu bya politike abivanga n'ubushabitsi none mu bademokrate ejo mu barepublike ariko agera igihe abona mu barepublike biri gukunda. Yaje kumenya ko umuvuno muri politike udasaba kuba ufite miliyoni z'abaturage inyuma yawe, bisaba kuba ufite abantu bake cyane hafi aho kandi beza ariko bari influential. agira amahirwe rero amenya ko ise Federico yari inshuti na Benjamin Netanyahu. maze umukwe we akaba we noneho umunywanyi w'indani wo kwa Netanyahu. yego abo baba bamuconnectinze na BlackRock. yego Trump ati reka nzembereke. BlackRock rero ku bantu batayizi ni company, it's a mega group, ni group y'ama businesses menshi multi-trillion. BlackRock itagushaka ku isi ntacyo wakora ngo cyemere. Araza akora amakosa muri manda ye ya mbere amera nk'udashaka kumva amabwiriza ya Deep State kandi Deep State niwo muyoboro wa BlackRock n'izindi companies zikaze. BlackRock it's a core Deep State. Baramuga bati noneho ugiye ku ruhande gatoya ubyigeho. Agarutse ashaka kuzana ikindi kintu cyitwaga cyari ari kumwe na uyu mukire na Elon Musk bakabishwandiramo. Doge. Yego. Shaka kuzana Doge ngikora inshingano ziza nk'iza Deep State. Doge Deep State yayihushye nabi. Trump baramwigaruriye rero aratuza noneho wajye ku murongo abikora uko babishaka. Ariko ntabwo ari umuswa Trump, buriya nta muswa wandika. Ngiye bishaka kumbwira ngo umuntu n'umuswa buri umuntu ufata umwanya akandika igitabo niyo yafata agashwaragura ko nabana bashwaragura. Yego. Akajya guprintinga. Umuntu mba namaze kumuvana mu cyiciro cy'abazo. Trump icyambere arandika ibitabo. Yaranditse. Trump yakoze ibi bintu byo ku mateleviziyo, ibiganiro bya televiziyo byinshi
kandi ari umukire. Trump ni umuntu uzi kudiringa. ubu nureba nk'aba barusiya bamushinja ngo nibo bamukoresha. Trump kuva muri za 1987 Amerika ibanye nabi na leta zunze ubumwe z'abasoviyete, intambara y'ubutita igikomeje. Trump yajyaga kudiringa n'abategetsi bakomeye mu Burusiya. Buriya niyo mpamvu buriya hari n'akazina bajya bamuhimba k'ikirusiya bavuga yuko ari maneko w'Uburusiya muri Amerika, nimba bamwita Krasnov, nimba bamwita ariko ari igitabo cy'umufaransa cyamwise Notre Homme à Washington, kivuga ngo umuntu wacu uduhagarariye muri Washington. urumva ibi byose bigaruka kuri parcours ya Donald Trump, ariko uzamure wihutisha nyakubahwa bamwita Krasnov. Bamwita Krasnov, bavuga ko ari akazina bari buriya mu kimaneko. Nimba witwa Yves ntabwo bakwita Yves mu kimaneko, bashobora nko kwita banyita wenda Ndayambaje cyangwa K5. Nkajya bari iryo zina muri cycle yacu ikimaneka akaba ari iryo rizwi. Mu myaka za 80 Yves na 7 nibwo ubwo mvuze za 80 nyine ni 80s. Urumva ntabwo ashobora gutandukanya influence ya mafia zose zarizo zose zo ku isi, yabiza abataliyani nizo zari zikomeye, ndetse zari ziri no kugaba amashami muri leta z'ubumwe za Amerika. Nujya kureba abantu bakuriye amakarteri muri leta z'ubumwe za Amerika uzabibona ko ari muri iyo myaka. Amakarteri ubwo kuba atabyumva ni ya makompanyi acuruza ibiyobyabwenge mu isi. Yego, ni imitwe y'amabandi nyine ariko ikomeye cyane. Urumva yaba uwitwa Elwat yari ufite isura ifiteho inkovu, ariko uwo ni urugero rumwe nshaka gukoresha kugira ngo nkumvishe imyaka byari birimo. Abo bamafiya b'Abarusiya bari muri leta z'ubumwe za Amerika nibo bitegerezaga Donald Trump, impano ze afite, akora management. Buriya yamanaginzeho uyu mugabo w'iteramakofe witwa Mike Tyson, bakamubona ukuntu avanga ibyo bintu na real estate, bakamubona uburyo na casino acuruza amayoga, yarafite champagne amwitirirwa, bakavuga ati umutipe akunda kuba ubuzima buryoshye, ariko yari ari mu mwenda wa miliyoni 300 zirenga hafi 500. Baravuga ati uyu muntu afite tara, ntabwo twakwemera ko apfa. Niwe batangiye kumuhuza n'abakire bo mu Burusiya kugira ngo bamushyiremo imari, ariko binyuze mu mujyo w'aba mafia. Kuyu mutipe asiranye n'aba mafia, ariko ibijyanye n'ubucuruzi aranabizi cyane, arabizi, arabyumva. Urumva niba yaragezeho amenyana nabo ba Jeffrey Epstein, cyanze bikunze ntabwo ari umuntu. Ubundi na bimwe mu bitabo yanditse, ikintu kirimo n'abashaka kwigisha ni cyitwa ngo the art of deal making. Buriya Trump ni umuntu, ni niyo mpamvu na diplomasi akora icyitwa paradiplomacy cyangwa se personalized diplomacy. Ni umuntu udakunda protocol nyinshi cyane ngo ibintu bifata amezi. Niba akeneye deal kwa Trezor ntabwo avuga ngo urabona ngo secretary wa Trezor ngo kandi nawe afite nimero ye, kandi ubitindisha ahita avuga ati narinzi ngo Trezor ni muzima naho narinzi ngo abazi ukuntu bigenda. Rero umuntu nk'uwo kuvuga ngo arajya kudiringa n'abanyamakuru, niyo mpamvu twahereye kuri iyo background. Yanyuze mu nzira zimushapeninga, zimutegura kuba yamenya guhangana n'abanyamakuru. Buriya uburyo itangazamakuru riba riri against Trump muri ibi bintu, yaza kuba ari perezida uri weak, abagera imbere ya kamera kanarira, nta nubwo abakigira ikiganiro n'abanyamakuru. Biba byaranze. Wa mugabo nakubwira yitwa Al Capone. Capone rero niwe muntu wazanye ko amabandi agomba gusa neza, akambara amasuti. Ubu n'amabandi yabaga asa nabi nyine ku buryo uhura naryo ukamenya ko ari ibandi. Niwe wazanye style yo kuvuga ngo ibandi. Ubwo abantu bajya bavuga ngo nta bandi riri birisirimu. We yaraciye iyo mvuga, aravuga ati ibandi tugomba kuba amabandi ariko tukagira influence mu mareta. Kuko nibitaba ibyo business zacu bazajya bazimenamo incisha. So reka dusimbukira aha ngaha rero. Donald Trump ari mu mazi abira, nubwo bwose bari kumubwira ibya Epstein files agashaka kwihungishwa ngo ntabwo ari iyi evenement yabaye hejo iri gutuma tutabona ubwambure bwe, kuko ubundi yambitswe ubusa na Iran yamusuzugira avuga ati nta nama yawe dushaka. Urumva yohereza ubwato nababwiraga bwa George Walker Bush, bwaje busanga n'ubundi ubwitwa Abraham Lincoln.
urumva na Gerald Ford nayo ikiri mu kazi bubaye amato atatu amaportavio atatu urumva ubu bwa George Walker Bush nabwo bushobora guhagurukiraho indege ziri hagati ya 60 na 80 zigiye kurasa ahantu yazanye n'ubundi na destroyers ziza ziherekeje kandi ubwo ayo mato araza mu karere asanganywemo ibirindiro bya gisirikare birenga 20 yego mu bihugu hafi ya byose hakaba CENTCOM ikomeye yo muri Katari ahafitiye ibirindiro byitwa Al Udeida ibarizwamo indege zirenga 100 za gisirikare n'abasirikare barenga 10,000 igatunga ikaba ifite agaciro mu mafaranga karenga miliyari 9 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri rusange kariya karere ko mu burasirazuba bwo hagati Amerika yari isanganywemo abasirikari 45,000 mbere y'uko intambara itangira. Intambara itangiye Gerald Ford na Abraham Lincoln zazanye abandi basirikari 5,000 ukongeramo n'ibyo ariko igihugu kikajya hariya kikakubwa giti yewe erega abaperisi ntabwo tugwa. nibyo bintu rero byabananiye kumva ku buryo Donald Trump yavuze ati byo guhunga agahenge ngo avuge bati mbongereyeho nuko yarabizi ko nta kintu ashoboye gukora. Abaperisi baramubwiye bati ngaho rasa nk'uko wabivuze. Bafite utwato rero dutoya ngo turi très rapide kandi noneho dufiteho n'utudrone haba hariyo umuntu inyuma ashobora guhagurukirizaho utudrone twe. Ibi bintu ngo byabazonze ku buryo ni kimwaro Donald Trump adashaka ko tubona aka kanya. Ari nayo mpamvu buriya bakoresheje aka kantu kugira ngo imbuga nkoranyambaga zose zihugire ku iraswa rya Donald Trump, ariko hari ibindi bintu byinshi ari guhisha. Aka kanya turi kuvuga Abbas Araghchi wageze i Moscow kugira ngo aganire na Vladimir Vladimirovich Putin. Nubwo bwose ubufasha bw'Abarusiya mu bigendanye n'igisirikari kugira ngo bazakwiyereke ibyo bashoboye gukora ni ukwirwa imishwaro. Nabonye Ibamako za Mali rwose bameze n'abari kwiyirukira. Ariko nanone hari ikintu tutagomba guca ku ruhande. Ntabwo twavuga ko buriya Minisitiri Abbas Araghchi ko yagiye mu Burusiya nta mbaraga byagira kubera ko Uburusiya wenda tutabona bwijanika cyane. Ariko mbivugiye muri context y'intambara ya Israel na Amerika kuri Iran, nta gihamya wanyereka kitavuga ko hari ubufasha bumwe cyangwa se ubundi Abarusiya bahaye Iran ku buryo bihagazeho umunsi kabigiye kwa 60 ubona ibyo Amerika yagambiriye byose bisa n'ibyamaze gusa n'ibigonga urukuta. Bashobora kuba babiri mu buryo babigize muri cyane n'Abashinwa n'Abarusiya. Ntabwo Abarusiya bafasha Iran ndetse cyane, ahubwo dore itandukaniro rihari. Amasezerano Abarusiya bafitanye na Iran ni amasezerano y'ibyo twita transactional. Ntabwo bafitanye amasezerano yo gutabarana nk'uko bayafitanye na Korea ya Ruguru. Buriya Korea ya Ruguru yiteye Uburusiya buratabara, kandi ntabwo iba muri ka karyango ka CSTO n'ubundi Abarusiya karimo bwa buhugu bwavuye mu cyari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete, ariko bakavuga ngo turakomezanya n'uwari master wacu ntabwo turi bujye muri OTAN. Korea ya Ruguru ifitanye amasezerano n'Uburusiya yo gutabarana mu bya gisirikare. Kuvuga ngo niyo mpamvu ejo twabigarukagaho hano igihe Ukraine yafataga igice cya Kursk cyangwa se Kursk cy'Abarusiya. Korea ya Ruguru yabwiye Abarusiya ngo mwebwe abo bantu bafashe icyo gice babifashijwe n'Abongereza na za Katari, kandi bakoze ibikorwa by'ubutasi baranashingira ku mateka y'icyo Hitler yakoze aho mu ntambara ya kabiri y'isi. Mwebwe bamenyereye manevre zanyu, barabazi bihagije, please get aside. Twebwe tuze turwane tubasubize Kursk kuko dufitanye amasezerano nta nuzabiduhora. None azironga turi no kurwanira ku butaka bwanyu, kibi nuko tuza kujya kurwanira muri Ukraine. Amasezerano Abarusiya bafitanye na Iran yate nayo gufatanya mu buryo bwa gisirikare transaction. Uraduha iyi service natwe tuguhiyi kubera ko twebwe tukurusha ibi nawe ukaturusha biriya. Iran nibo bantu bashaka guhana intwaro, wenda bashaka guhana intwaro, bahana amakuru y'ubutasi, ariko ntabwo ingabo z'Uburusiya zaza kurwana ku ruhande rw'iza Iran. Yes, umusezerano afite ntabwo biri. Kubera iki ibyo ngibyo binameze gutya abantu banabimenye kuki Abarusiya badashobora kuza kurwana ku ruhande rwa Iran. Iran iyi konfliya yahanini ishingiye ku gihugu cyitwa Israel. Abarusiya bari mu bantu batumye Israel baho mu 1948. Uwari ahagarariye Uburusiya muri Loni mu 1947 witwa Andrei Gromyko, wanze ari nawe witiriwe wa mu Gromyko mu Rwanda, ari mu bantu bapushingaga ngo
Isiraheli ibeho hariya kuko abayahudi bari batangiye kugira ngo biriya bice bya Palestine mbere muri uko gupushinga n'abantu ba mbere bagiye gutura muri Isiraheli nyuma y'uko ivutse mu 1948 hari harimo abo bantu b'Abarusiya bagira na cross ties zikomeye muzacunge no mu ntambara ya Ukraine yagowe n'ibintu bijyanye n'ubwirinzi bwo mu kirere ariko Isiraheli ntabwo yigeze itekereza kubaho ubwirinzi kandi Isiraheli irakomeye mu bwirinzi bw'ikirere bafite izo za Iron Dome bafite za Rafael bafite L1 L2 L3 bafite RBT system bafite ubwirinzi bw'ikirere bukomeye ariko they opted to remain ndabyita gute neutral muri iyo situation hari icya kabiri bagomba kuba bari netre mbere yego hari icya kabiri nyine na Isiraheli they paid back birinze kujya muri iyo ntambara iri direct n'Abarusiya kuko bazi uburyo Uburusiya bwitwara mwa biriya bintu hari ikintu cya kabiri Uburusiya bwitondera mu kujya muri ayo masezerano na Iran yo gutabarana Abarusiya nureba kimwe mu bintu Amerika yari ikeneye kubakorera ni ukubashyira muri isolation isi yose imere nkaho idashaka gukorana n'Uburusiya nta wacuruzanya nabo nta wavugana nabo kuva mu kwezi kwa gatatu kwa 2023 Putin ashyirirwaho bya bihano byo n'impapuro zo kumuta muri yombi kubera bimwe bamushinjaga ngo byo gushimuta abana b'abanya Ukraine yagabanyije ingendagirira hanze y'Uburusiya ariko nureba mu bihugu bike yasuye igihugu cyitwa Arabia Saudite asura na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu biriya bihugu ni bihugu wavuga ngo biri ki cyane bibana n'Uburusiya muri OPEC Plus ariko ni bihugu bifite ubukungu bufitanye isano n'Uburusiya ni bihugu byakomeje guhahirana n'Uburusiya mu gihe byasaga nkaho isi yose yashyize Uburusiya ku ruhande kandi ubona ko nta n'icyo byarabaye yego ibyo bituma Putin adahitamo cyangwa se amahitamo yataza kuba kugira politike yo kuba hejemo hariya ahubwo agakora icyitwa hedging diplomacy uracunga muri bya bihe hari ibibazo ukirinda kuza gushwana kubyinjiramo mu buryo bweruye ikindi noneho kudasinyana ayo masezerano na Iran yo gutabarana mu buryo bwa gisirikare hari andi mahirwe bisigira Putin kubera uguheza inguni kuri hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isiraheli biragorana ko habaho ibiganiro biri direct hagati yabo niyo mpamvu uzasanga none turi Muscat muri Oman ejo turi Islamabad muri Pakistan ejo twavuyeyo turi ahandi hose mu buhuza biriya bituma Vladimir Putin cyangwa se undi waba ari perezida w'Uburusiya asigarana undi mwanya wo kuba yaba muri back channel muri ya diplomasi ikinirwa mu bikari yaba intumwa ya Donald Trump nimujya kubireba neza urasanga intambara igitangira igihe Trump yaratangiye gukenera kuganira na Iran mu bantu ba mbere yahamagaye harimo Vladimir Putin nuko Putin yamugoye akamubwira ati nimba ushaka ko tureka guhirana amakuru y'ubutasi nawe hagarika ubufasha kuri reka nkomereza ngaho gato ntaribagirwa ni akantu gato ngiye kuvuga ngo ahita nsohoka nta kibazo urabona nkuciyemo nyine ndahita nsohoka ngo zigire umwanya urambuye mbese wisasanura urabona ejo twahose tuvuga tuti byari bigoye ko Pakistan nk'igihugu gitoya payi raporo y'abantu kirimo gihuza twizera ko kiza ubuhuza bwacyo abantu bashobora kuba bazabwizera bizagira icyo bitanga kugeza no ku rwego twabonye Abbas Araghchi yavuze ko agiye Islamabad hanyuma ati nubwo ngere ko nta muntu ushaka ko twongera kuvugana bigatuma indege yari igiye gutwara intumwa za Amerika bavuga bati n'undi bari abantu bamaze gufunga umutwe ntabwo bari buze kwemera ko muganira mwikwirwa mutwika iyo benzine kuba Araghchi agiye mu Burusiya tugendeye ku iyi scenario umuvandimwe Yves amaze kutwereka ntabwo dushobora kuba twatekereza ko Uburusiya bwaba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bushobora kubikora muri politike ya bucece yo mu kinyegero bukaba bwasa n'ubukora ubuhuza tension hagati ya Amerika na Iran ikagabanuka na Amerika bahagarara bakabikora mu buryo busanzwe bugize cyane ko Putin ni umuntu wemerana cyangwa se wemeranya ku buryo bugaragara na Perezida Donald Trump uko kujya mu Burusiya kwa Araghchi ntabwo bakeneye kwemeranya ahubwo baratinyana abantu ariko urebye Donald Trump ntabwo akunda abantu bari weak ariko ntabwo tuvuga ko Putin ari weak cyane oya nyine ni nacyo ahubwo gituma Putin yavuga Trump akamwemera aho navuga urabona nava mu Burusiya arahita ajya muri Oman tuzi neza ko Oman ariyo beragamo bya biganiro by'ubushize bya Israel yego
ntabwo dushobora gutekereza ko Arakshi ashobora kuba yavuze ati ariko turabona abavandimwe b'abanyapakistani n'isi irabona ko bitazakunda reka njye kwa Putin wenda mu buryo bw'ibanga wenda abantu batazamenya dushobora kubona hari icyerekezo gishya tubonye bigizwemo uruhare na Putin kandi abantu batabitekerezaga mu intambara iyo scenario yashoboka ni nacyo kibazo njye nari ngiye kubaza Yves ntago wenda Irani irimo guca muri Putin mu bushobozi bwa Putin n'uburyo twagiye tubona Trump abanamo na Putin muravuze ngo wenda ngo baratinyana koko biragaragara na Trump ntabwo apfa kwisukira Putin na Putin ntajya yereka Trump ko amufitiye ubwoba Irani ntiyaba irimo guca muri Putin cyangwa ishaka guca muri Putin muri iyo n'ubundi mu masezerano bagirana cyangwa mu bantu bafitanye ari n'ibintu baziranyeho yego mu rwego rwo kugira ngo barebe ko hari icyashoboka hagati yabo nta nubwo bishoboka ko Irani yajya kuganira abarusiya batazi ngo ijyanye iki ku meza ni ibiki igiye yemera ni n'ibiki ijyanye nk'amacenga iza gukoresha kugira ngo gushaka kwayo kuze mu masezerano yose aba cyangwa se mu biganiro biba kugira ngo abantu baze kumvikana hari ikintu cyitwa zopa zone of possible agreement yego ndagisobanura gute mu buryo bunyoroheye okay uri kubona nk'uko ngenda ndashaka kugurisha iyo computer wowe urashaka kugurisha iyo computer yawe nanjye nkeneye computer ngemba mfite mu mutwe wanjye kuvuga ngo nshobora kugura computer iri hagati y'ibihumbi 500 n'ibihumbi 700 yego ariko nabo uvuga ngo nshobora kugurisha iyi computer hagati y'umuntu ufite ibihumbi 600 n'ibihumbi 900 yego buriye nzakuba nzamutse ngeze ku bihumbi 600 sibyo natangiye kugera aho wakemera kugurisha buriya tuguze ku bihumbi 650 nguze muri range y'ibyo wemera nanjye n'ibyo nemera kugira ibyo bibeho rero mu masezerano habaho guhezanya umuntu azana ibi Uburusiya hano hantu buhagaze nk'abantu bashobora kuba menta wa Irani muri iyi ntambara mu nyungu za Irani ku ruhande rumwe ariko nanone mu nyungu z'Uburusiya kuko abarusiya nibo bantu ba mbere bariganya muri iyi ntambara nibo bungutse cyane icya mbere bungukiyemo ni intambara yatumye bavanirwaho ibihano ku gucuruza peteroli kuko abanyaburayi bari bakeneye peteroli na gaze bavuga ati tube duhagaritse gato ibihano abantu bagurisha icya kabiri ni intambara yatumye focus imera nk'aho ije muri Middle East kurenza Ukraine basigara bikorera utuntu twabo ikintu cya gatatu barahabwa uwo mwanya kubera ko nta bya biganiro biri direct hagati ya Irani na Amerika biba byoroshye wo kuba bagira ibyo bakora muri back channels none kuki Irani bategemeyeho cyangwa ishobora kujya kubareba kuba consulta no kubabwira ngo dukora iki muri iyi situation n'abantu nk'ejo bundi gihe muri Loni bashakaga ko akanama karoni k'umutekano kemeza ko haza gukoreshwa imbaraga mu kubohora Hormuz iriya nkomane ya Hormuz abarusiya n'abashinwa bari mu bantu bakoresheje veto yabo baravuga bati oya kuko bari mu bihugu bitanu by'ibinyamuryango bihoraho mu kanama karoni k'umutekano Irani bizi ko ugushaka kwayo buri gihe abarusiya bazaguhagararaho muri Loni basanzwe basangira amakuru y'ubutasi n'ubwo mu bufatanye mu bya gisirikare ikindi nyine uko kuntu baba bameze nk'aho basangiye umwanzi bituma hari uko kwizerana rero Irani ishobora kujya ku barusiya mu kubakonsulta bati dukora iki muri iyi situation tubyitwaremo gute imwe mu ngingo mbona bashobora gukonsulta abarusiya cyane ni ijyanye na uranium mwabonye ko nyinshi mu nganda za uranium za Irani aba experts ziba zifite zikoresha ari abarusiya bafite n'uruganda rwa uranium rwabo rwihariye noneho icyo gihe abarusiya bashobora kuvuga bati nimwemera kuyitanga nitwe izazi wacu ntimuzayihereta zunze ubumwe za Amerika ko abanya-Israeli bo bigeze no gushaka kudraginga in cyangwa se kwinjiza Burusiya mu ntambara barasa kuri iyo centrale nucléaire y'abarusiya iri muri Irani ariko Uburusiya buratuza mo gakeya baravuga ati ariko ibintu murimo tuba tubireba dore rero undi mujyo mutari kurebaho Donald Trump nababwiye yuko mu byo ashoboye n'uburyo bwo kwikura mu kimwaro biri mu byo azi kurusha ibindi ipoteze yuko Donald Trump ashobora kuvugisha Putin akaba ari utumira Arakshi akavuga ati aba bahungu nabwe duhurira Islamabad bandiye sini urumva Yves none bibaye inshuro kangahe nikiraho agahenge ngo dukomeze turasane kandi kurasana ndumva ntakibishaka
kuko ubucuruzi nashaka kugeraho nabugezeho ubu ngubu ndi gucuruza peteroli ingana n'utugunguru ibihumbi miliyoni 5.5 buri munsi, kandi ya karitembi yuzuye umucanga, kandi ari njyewe washyizeho n'igiciro ginahanitse kandi kagurwa. ni ukuvuga ngo amafaranga maze gukorera no kwinjiza muri leta zunze ubumwe za Amerika arahagije, no ntabwo gikeneye kurasana. ariko nababwiye kubera ijunja n'ijambo ryanjye banze kurimpa, bari kunyambika ikimwaro ku isi. nkura muri iyi situwasiyo, mfasha unkure muri iyi situwasiyo. Putine ni umwe mu bantu baza bakabwira Rakci ati nyaboneka mureke dukora inama imwe yo kwiyerurutswa, dukore urupapuro rw'uko hari ibyo twemeranyije, kuko n'ubundi yarangije koherezayo umushinga w'amahoro urimo ingingo zigera kuri 15 zirimo bya bindi nyine ahora avuga, mureke gufata Hezbollah, mu nyandikire yuko mutazigera mukora intwaro za kirimbuzi, hanyuma ubundi murekure ubunigo bwa Hormuz muburekure n'ibindi. Ariko byose byafashe ubusa kugeza aka kanya. Putine ni umwe mu bantu bashobora kuvuga bati mureke dukore inama ya nyirarureshwa, buri muntu wese avemo afite icyo akuyemo, hasebye namwe tubemerere ko muzakora wenda nuclear weapons zanyu. hari indi scenario ningira ngo nayo muyiweyingine. iyi ntambara ya Iran na Amerika, umuntu uri muhomba cyane yitwa Uburusiya, kandi tuzi ko buriya Uburusiya ni umwambari ukomeye cyane ni Ubushinwa. unyuranyije na Yves, ni Ubushinwa. tuzi ko busanzwe ari umunywanyi cyane w'igihugu cy'Uburusiya, hanyuma kandi bakaba bacuruzanya bikomeye na Iran. ntabwo kuba Iran igiye mu Bushinwa nako bagiye mu Burusiya, minisitiri w'ububanyi n'amahanga nubwo avuga ko ngo kuganira n'inshuti zabo nta kibazo kirimo, bwabaye n'uburyo bwo kureba bakavuga batari ko n'undi irihangahangana akaba yajyana n'ubutumwa bw'Ubushinwa, wenda bakavuga bati abashinwa bumva uko Ubushinwa bwumva iyi gahunda nuko natwe tubyumva, namwe dore uko tubyumva, reka tujyemo hano hagati mu nyungu z'ubukungu bw'Ubushinwa. tubona ko iyi ntambwe, kuko urabona gufunga hariya hantu mu bijyanye no kwihaza ku bikomoka kuri peteroli, Amerika nta kibazo ifite, yamaze kwibohoreza peteroli muri Venezuela. ntabwo n'Ubushinwa bushobora kuvuga butari ko nyabuna tutagiye gupfukama imbere ya wa mugabo udafite ikintu ahomba, urimo utangiye gustaginga utuntu n'utundi, dushakishe uburyo twarokora ubukungu bwacu, nubwo tubyite gukunda Irani, ariko turwane ku bukungu bwacu. nta kaboko k'u China gashobora kuba kaba karimo aragashaka bameze nk'umuntu uri mugenda ariko ari telekomande. njye nanjye nkongeraho ikindi kibazo. nimba muvuga yuko Putine n'igihugu cye barimo kuhingukira muri iyi ntambara, murumva Putine yaba umuntu wizera ko cyangwa ushaka ko iriya ntambara yahagarara? ese ntiyabakirwa byakurushaho Ubushinwa n'umwari ufatika w'Ubushinwa. ibintu Ubushinwa bwungura Putine ntabwo Iran ifite ubushobozi bwo kubyungura Uburusiya, yego, cyangwa se Putine. kandi iyi ntambara kurangira ntabwo bihagarika inyungu za Putine, kuko ntibisobanuye ko ibihano biza gusubiraho, cyo koza bishobora gutuma focus igaruka kuri Ukraine mu bundi buryo. ariko kuki nabyo nta kintu kinini bimubwiye. muri ino ntambara abantu bakubwira ko leta zunze ubumwe za Amerika zakoreshejemo ubwirinzi bwinshi bw'ikirere kugira ngo Iran idasenya ibihugu byo mu kigobe, birangira bibaye nko bwa bwirinzi bushize ku rwego uyu munsi abasesengura muri Amerika batangiye kugira impungenge ko Ubushinwa bushobora gufatiraho n'ibindi bihugu bukaba bwatera Taiwan, bavuga bati Amerika nta ntwari ifite zo kuza gutabara kubera ino ntambara. Putine kuyirangiza byaba mu nyungu ze, n'Ubushinwa byaba mu nyungu zabwo. Didier aze kumfasha akoresha inkuru ya Jerusalem Post, na hahandi dusangirira makuru iriho. Iran ndashaka kwifashisha mu gusobanura izi ngendo za Abbas Argachi. mbona bino bihugu hari ikintu Iran buri kimwe ikeneye kuri buri gihugu kurenza ikindi. nibyo bino bihugu nabyo bishobora kuba bikeneye kuri Iran, nka Oman. Oman twibukiranye ni igihugu kimaze igihe mu buhuza bwa Iran na leta zunze ubumwe za Amerika. buriya kugera no kuri amasezerano yo muri 2015 ya Barack Obama na Iran,
Oman niyo yari yarimo hamwe n'ubundi ya nucleaire. yego N'ejo bundi ibiganiro bijya kwanga bakisanga Pakistan ariho tubizuriye, Oman niyo yari iri guhuza. bibutse ko rero Iyi sultani wa Oman niwe muntu wa mbere wemeje ko yemera Mujtaba Khamenei nk'umuyobozi w'ikirenga wa Iran. endorsement ya mbere. Yego. Hanyuma undi muhuza witwa Pakistan nawe ahita avuga yuko yemeye ko ubucuruzi mpuzamahanga na Irani abwemeye, ndetse ibihugu byose bishaka byazajya binyuza ibicuruzwa muri Pakistan kugira ngo bijye muri Iran. Iran. Aha nicyo naringiye kuvuga. abahuza bombi barangije inyungu. basa naho bafashe uruhande rwo kuvuga ngo dushyigikiye Iran. Iyi Oman ahantu ihagaze niyo na Iran buriya bifite ubushobozi bwo gukontorora Strait ya Hormuz. Na Amerika ibingibi yishatse kuvuga ngo igiye gukora blockade ku mato ya Iran yifashisha Oman. Oman muri ubwo buhuza, uretse ubwo buhuza geography cyangwa isi yayihaye amahirwe yo gufatana na Iran. bafite kubera amazi. nk'amazamu abiri Yego. iyo wareba na gutya. Yego, ikibuga ni icyabo, noneho umwe arinze izamu rimwe N'undi undi arinze akarindi. irindi, ariko nibo bagenda baza gukinira hagati mu kibuga. Aho hantu rero ukurikije iyi proposal Iran yatanze, proposal Iran iri guha ibi bihugu, iri kubabwira ngo nimubwire Amerika ihagarike blockade, natwe tubangamiye, noneho bigeze tubangamiye no gufunga Hormuz isi kabigenderamo, noneho ibiganiro tubisubukure, ariko hakondisiyo ko ibijyanye na nucleaire tuzabiganira nyuma. Inzira muri Hormuz abantu banyuramo, ibintu bicamo, ibya nucleaire tuzabiganireho nyuma. Nkabona ibyo kujya kubisunikira muri Oman, harimo ko kuganira kuri Hormuz, ibya nucleaire kubibwira Pakistan n'Abarusiya, ni ibihugu n'ubundi bisanzwe bifite intwaro kirimbuzi. Yego. Ni ibihugu bizi icyo kirimbuzi aricyo bisanzwe binazifite. Hakiyongeraho ko ubwo Burusiya bwo bufite iryo jambo rinini nyine, buriya batakubeshya mu baperezida bahamagara, mu bakuru b'ibihugu mbona bahamagara Trump agatega amatwi mu isi, mbonamo batatu. Mbonamo Vladimir Putin w'Uburusiya, Yego. mbonamo Xi Jinping w'Ubushinwa, nkabonamo n'umuntu witwa Narendra Modi w'Ubuhinde. Yego. Noneho Xi Jinping we banafitanye urugendo mu kwa ekonomi zinakomeye se cyane. Yego. cyane. Ni nabo bahanganye. Ni nabo bahanganye, ariko Ubuhinde burimo burazamuka kubarusha uri kuzamuka kubarusha cyane. Abashinwa byabaye nkaho umuvuduko utakiri wa wundi, Abahinde nibo biri kwihuta, kandi buriya igituma yihutana n'umubare munini w'abaturage. Abashinwa n'Abahinde batazagwa, bafite population nini, kuba bifitiye isoko rya miliyari na miliyoni 440. uyu bageze muri 600. Biba ari ikindi kintu. Abahinde ni 600, hanyuma abandi bari muri 400. Abahinde bari Bombi gusatira muri miliyari 8 dufite mu isi, bo bifitiyemo 3. ibihugu bibiri byihariye eshatu. Ahubwo uwazabifasha bikaba inshuti, kuko buriya Abahinde n'Abashinwa nabo ntabwo baba bajya barebana bapfa neza. hejuru mu majyaruguru. Ntabwo Umuhinde yabyinana n'Umushinwa ngo ahumirize. Hari byinshi bapfa. Niko rero duheregese hariya hejuru nagabwiye. Hari umuntu wese unyibutsa ngo Netanyahu kubera ko we nubwo igihugu cyatari igihangange cyane mu buryo bwa mikoro n'iki, ariko hari icyo bivuze kuri Trump rwose. Demeda arakoze cyane rwose. Reka turebe, nabonye hari ibijyo atarakira, uretse ko Netanyahu ntabwo ari Israel iracyahari influence ya Netanyahu yagenda hakaza undi. Israel gumare Israel bimwe kuvuga ya koalisiyo bamuhagurukanye, bano bagabo bahoze ari abaminisitiri b'intebe hariya. Yego, barashaka umuryozi ibyo yagiye yakira, uretse ko atari nabyo buriya baba bashyize imbere, hari ibindi baba badashaka kuvuga, bashaka kumuziza. Ariko ari gusaba imbabazi, nawe ntasaba imbabazi bya nyabyo. Nyirarureshwa uraza gusaba imbabazi ariko utemera neza icyaha. Perezida rero Herzog aramubwira ati rwose niba ushaka gusaba imbabazi cyabo gufusaba imbabazi. Trump yaranazimusabiye kenshi, ariko Herzog yanze kuzitanga pe. Aramubwira ati oya, ariko urumva arimo arasaba imbabazi kugira ngo abinosa akayisaba nk'aho ari inosa, ntabwo ari byo. Navuga ati jyewe Netanyahu nakosheje iki ngiki nsabira imbabazi. Nibyo perezida nyine nawe yamubwiye, avuze ati izo mbabazi ze nzazemera ari uko mbona nyine zisabanye umutima. Ariko harya ubundi buriya perezida bahambaye cyane kuruta Netanyahu.
mu buryo bw'icyubahiro Oya. mu buryo bw'akazi Netanyahu niwe uyoboye igihugu ariko perezida kubera ko ari titire y'icyubahiro hari utuntu duke bamusigira no kuba yaholdinga accountable PM ariko uri ugiye kubibara mu mishahara ugiye kubireba mu kazi k'igihugu PM niwe ukora ku buryo ashobora gukuzaho Netanyahu se afite ubushobozi bwo kumubabarira ubwo kumukuraho arabufite se kuko uriya muntu aba ari indi procedure uriya umuntu utorwa ntabwo uzuvuge ngo mukuyeho ushobora kumuvanishaho itegeko atamubabariye se hatanga iki kutamubabarira bisobanuye ko azakurikiranwa ko gukurikiranwa ashobora no kuba umwere ariko kumubabarira byakuraho no gukurikiranwa itegeko rimuha ubwo bubasha ariko n'ubundi Netanyahu ntabwo ageramiwe na perezida wanze kumubabarira gusa buriya hari n'abandi bantu muri Isiraheli bahoze ari abaminisitiri b'intebe barimo uwitwa Naftali Bennett ngira ngo na Ehud Barak harya ubwo Bennett na Ehud Barak nimba ntibeshye bamaze gukora ishyaka bahuriyeho ryitwa Together oya ni Yair Lapid ntabwo ari Ehud Barak ni Naftali Bennett na Yair Lapid bakoze ishyaka bahuriyeho ishyaka barashaka ubutegetsi se nabo ntibahoze babufite se ahubwo nuko Netanyahu amaze iminsi mu matora bagaragura none bahisemo kumajinga ngo bishyire hamwe noneho bahere bibe mu matora y'abadepite bibe no mu matora nyine ubundi hariya iyo watsinze mu nteko biba bikoroheye kuba ari mwebwe mwabona PM rero bakeneye kwishyira hamwe kugira ngo batsinde Benjamin Netanyahu batangaje ko umuntu wese utavuga rumwe n'ubutegetsi yemerewe kubiyungaho ukuyeho umuntu wanze kujya mu gisirikare abo bita ngo ni draft dodgers umuntu wanze kujya mu gisirikare Isiraheli iri mu bihugu aho kujya mu gisirikare ari itegeko ukagira keretse umuryango umwe w'Abalewi itegeko kuba mu gisirikare hari amadini rero hariya abatabikozwa ayo ngayo niyo ya mbere bari gukoraho cya kabiri umuryango umwe w'Abalewi niwo wari wemerewe kutajyayo ariko amadini hariya ba orthodoxe n'abandi barabyanze ubu ntabwo babasha kurasa kubera ko ni umuryango nyine witwa uw'abaherezabitambo niko akazi ubwo kabo kuva na kera nyine muri ya miryango 12 Abalewi bo bari ntabwo bajyaga ku rugamba ariko mu minsi yashize nyine intambara ijya kuba cyagiye bajya muri Gaza baravuze batabamwa namwe mw'Abalewi mugomba kujya ku rugamba ubwo rero ibyo ngibyo biri mu bimugoye bari gushakira iburyo n'ibumoso abantu baza kubiyungaho kwema banze kujya mu gisirikare ukavanamo mbirebye nabonye basa nk'abari gukumiramo abayisilamu baravuga batabaheza nguni barimo abo banze kujya ku rugamba n'abandi bahejeje inguni mu kwemera ntabwo tubaha ikaze ariko abandi bose babishaka karibu ndabashimiye cyane reka mbabwire ko muri Mali bikomeje kudogera nyuma yaho nyine kuri televiziyo y'igihugu muri Mali batangaje bya nyabyo ko uwitwa Sadio Kamara wari minisitiri w'ingabo yarangije gupfa azize ibikomere rwose yahuriyemo yatewe n'igitero yagabweho mu buryo ngo bwa kinyamaswa ku munsi w'ejo n'abateroriste hanyuma rero habayeho iturika ry'igisasu cyari cyatezwe mu modoka n'ubundi cyari kibasiriye inyubako ye byaje kurangira nyine aribyo bimuviriyemo ibikomere. The general was able to take down a few assassins yabanje ngo kurasa abatari bakeya ariko abatari benshi mu bateroriste mu byihebe ariko uburyo yari yakomeretsemo yajyanwe ku bitaro birangira adashoboye gucika ibyo bikomere. Ni mu gihe Asimigo yitawe ahantu hadashaka kuvugwa ariko ubutabera nako ubutegetsi bwa junta igisirikari kimaze imyaka igera kuri 4 kiyoboye Mali biri kugaragara ko kiri mu manegeka. Turakomeza tubarebere aho yaragiye agiye kuba yagize abandi barasa nibamara gushyira ibintu ku murongo agaruke ngo akomeza ayobore. Ntabwo igihe yagenda muti wamperezayo buriya mu ibintu ariko se bw'uruva byaba ari feya iyo ikirunga kigiye kuruka urakoze cyane Beata wakoze. Hanyuma Alphonse nawe wakoze. Asante sana Yves wakoze cyane. Ndagushimiye cyane namwe mwakoze. Didier kuva nagutuma kana karyo none nsigaye mbona uzana na mukuru waryo none wakoze cyane nawe. Reka mbashimire namwe mwadufashije ku rundi ruhande muducungiye izamu ryo
muri audience. Imana ikomeze ibarinde. Ababyeyi nibura kuri santimetero 2.5 kandi imbaraga za rukuruzi zigatuma no kumanuka k'umwana byihuta bikanoroha. None se kubera icyo abagore benshi uyu munsi babyara bagara? Uyu ni umunota w'ubwenge. Janet Balaskas uyu yashinze ikigo cyitwa Active Birth Center mu gihugu cy'Ubwongereza kandi akaba yaranditse ibitabo byinshi bisobanura uko ababyeyi bashobora kugira uruhare mu buryo babyaramo. Ati hari ubujiji rusange mu banyamwuga ndetse no mu bagore batwite ku bijyanye n'uko kubyara bikorwa mu buryo busanzwe. Mu mwaka w'1982